ibisingizo bihebuje dawe tubyinjiranye mu murwa wawe ahaganje amahoro tuje kugusanganiza uru rusange rw'amajwi mu ndirimbo tukubyinira tuje kugushengerera no kugukuza kugusenga no kugusingiza. Ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Shalom. Kristo Yesu akuzwe. Ku wa gatanu tariki ya 18 ukwezi kwa karindwi 2025 turahimbaza abatagatifu Arnold, Frederico na Semfroza. Abizihiza abazina babo mbifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cy'Imuka Misiri umutwe wa 11 umurongo wa 10 n'umutwe wa 12 umurongo wa 1 kugeza ku wa 14. Musa na Aroni bari bakoreye ibyo bitangaza byose imbere ya Farawo, ariko Uhoraho atera umutima wa Farawo kunangira, maze ntiyarekura Abayisiraheli ngo bagende bave mu gihugu cye. Uhoraho abwira Musa na Aroni bari mu gihugu cya Misiri ati uku kwezi kuzababera intangiriro y'amezi, kuzaba kwa mbere mu mezi y'umwaka wanyu. Nimubwire imbaga yose y'Abayisiraheli muti ku munsi wa 10 w'uku kwezi muzafata itungo rimwe muri buri muryango, itungo muri buri rugo. Niba urugo rurimo abantu bake kuri iryo tungo, bazarifatanye n'umuturanyi ubari hafi cyane, baringanize n'umubare w'abantu. Muzahitemo iryo tungo mukurikije icyo buri muntu ashobora kurya. Iryo tungo rizabe ridafite inenge kandi ari isekurume imaze umwaka umwe. Muzaritoranye mu bana b'intama cyangwa mu bana b'ihene, muzarigumane kugeza ku munsi wa 14 w'uku kwezi, maze ikoraniro ryose ry'imbaga y'Abayisiraheli bazaribage mu mugoroba w'akabwibwi. Bazende ku maraso y'iryo tungo bayasige ku nkomanizo z'imiryango no ku mitambiko y'inzugi z'amazu bazariramo. Bazarya inyama zaryo muri iryo joro, bazazirye zokeje, bazirisha imigati idasembuye n'imboga zisharira. Ntimuzagira icyo murya cyazo ari kibisi cyangwa se cyatetswe mu mazi, byose bizabe byokeje gusa, ari umutwe, ari amaguru n'amara. Mugomba kuzaba mwarangije butaracya, kandi hagira ibisaguka mu gitondo muzabitwike. Iryo tungo muzarirya mutya. Muzabe mukenyeje umukoba, mwambaye inkweto mu birenge, mufite inkoni mu ntoki, kandi muzarye mugira bwangu ko ari Pasika y'Uhoraho. Muri iryo joro muzambukiranya igihugu cya Misiri, maze nice icyavutse uburiza cyose mu gihugu cya Misiri, guhera ku bantu kugeza ku nyamaswa, kandi n'ibigirwamana bya Misiri byose mbicira imanza. Nigiye Uhoraho. Amaraso azababera ikimenyetso ku mazu muzaba murimo. Nzabona amaraso maze mbahiteho, mwoye kuzarimburwa igihe nzaba ndiho noreka igihugu cya Misiri. Uwo munsi uzababera urwibutso. Buri mwaka muzajye mukora urugendo rwo kujya gusingiza Uhoraho. Muzajye muhimbaza uwo munsi uko ibihe bigenda bisimburana, ngiryo itegeko ridakuka mbahaye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umunyarwanda yaravuze ngo uwanze kumva ntiyanze no kubona. Abanyarwanda bari bazi kwitegereza, bakareba umuntu bagaca umugani. Farawo rero nawe yanze kumva. Musa yamugezeho inshuro nyinshi, aranangira, yumva ko Imana ayirusha imbaraga, ayirusha ingabo, ayirusha ububasha, ariko ntiyarazi ko ari ikiremwa, yarabyirengagije. Ubu rero Imana igiye kubohora umuryango wayo ikoresheje imbaraga. Hari igihe Imana itwifuza ikatubura, yagera igakoresha imbaraga. Bavandimwe, kunangira ni ikimenyetso kiriho muri iki gihe. Usanga abantu baranangiye imitima. Wabwira umuntu gusenga atereka sha ngiye nsenga. Usenga se nabuze iki? Ese
ibintu byo gusenga nibyo abantu babuze akazi, nibyo abantu batagira icyo bakora, nibyo abantu b'injiji. Abandi tugasengera Imana ku ishyiga, ukayisenga uyibangikanya, ukayisenga uyibeshya, ukayisenga uyiryarya, ukayisenga uyinja nkaho itakubona, itakuzi, itanagufiteho ububasha. Imana ifite ububasha ku buzima bwacu, ishobora kuvuga rimwe tukazimira, ishobora kuvuga rimwe ibyacu bikaba birarangiye, ishobora kuvuga rimwe ntitwongere no kuboneka mu isi y'abazima. Ariko ibyo byose turabyibagirwa tukagira ngo ni mugenzi wacu. Bavandimwe, Farawo ibizamubaho ni ibyago bikomeye, ariko nanone Imana ihaye Abayisiraheli amabwiriza y'uko bagomba kwitwara. Burya mu buzima bwacu hahoramo amabwiriza menshi, ay'abantu turayumvira kuko kenshi abajyana n'ibihano, ariko hari n'ibyo Imana idusaba. Genda muri izi nzira, nyura aha, kora ibi, genza utya. Ariko kenshi amabwiriza y'Imana turanayasuzugura. Gusa ibyo Uhoraho akora mu buzima bwacu ni ibitangaza, birahambaye, ntitukabyibagirwe. Hari iminsi Imana agiye idukura mu kaga, ariko iyo tumaze kuva muri ako kaga kenshi turabyibagirwa. Nyagasani ategetse Abayisiraheli ati uwo munsi uzabera urwibutso, muzawibuke, muwuzirikane, muwuhimbaze, kugira ngo ubabere umunsi wo gusingiza Imana, kandi muzabikore uko ibihe bihora bisimburana iteka. Niryo tegeko ridakuka mbahaye. Nzabagirira neza, ariko ntimuzabyibagirwe. Muvandimwe, ko Imana yakugiriye neza uracyabyibuka? Wibuka aho yagukuye, wibuka ubukene yagukijije, wibuka umwobo yagukuyemo, wibuka igihuru yagukuyemo, wibuka uburwayi yagukuyemo, wibuka icyamunara yagukuyemo. Hari byinshi Nyagasani atwibutse, kandi natwe tumuture igitambo gishimwe. Uwo munsi ntukaturenge tudashimye Imana. Turazirikana Zaburi 116. Nzashyira ejuru inkongoro y'umukiro, kandi njye niyambaza izina ry'Uhoraho. Umunyarwanda ati nta kiruta Imana. Ibyo uzakora byose uzashima Imana, kandi ujye wiyambaza izina ryayo. Ivanjiri ntagatifu yo turayisanga kwa Matayo umutwe wa 12 umurongo wa 1 kugeza kwa 8. Icyo gihe ku munsi w'isabato Yesu anyura mu mirima yeze. Abigishwa be bakaba bashonje, bamamfuza ingano barazirya. Abafarisayo babibonye baramubwira bati dorere, abigishwa bawe barakora ibyabujijwe ku isabato. Ariko barababwira ati ntimwasomye uko Dawudi yabigenje igihe yarashonje, we nabo bari kumwe, uko yinjiye mu ngoro y'Imana, nuko bari imigati mu muriko batashoboraga kurya, uko yari igenewe abaherezabitambo bonyine? Cyangwa se ntimwasomye mu mategeko uko abaherezabitambo bakorera mu ngoro y'Imana ku munsi w'isabato, bahora bica ikiruhuko cyayo ntibibabere icyaha? Nyamara ndabibabwiye, hano hari igitambutse iyo ngoro. Iyo musobanukirwa n'iri jambo ngo icyo nshaka ni impuhwe, si igitambo, ntimuba mwarahamije icyaha abaziranenge, kuko umwana w'umuntu ni umugenga w'isabato. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Hari abantu benshi bakurikiza amategeko y'Imana ariko batazajya mu ijuru. Kubera iki? Hari abayakurikiza ariko urukundo rutabarimo. Ugasenga amasengesho yose, mu gitondo, saa sita na nimugoroba, ukajya mu buvumo, ukiyiriza, ariko umuntu yakunyura yagusaba serivisi, uti ngewe akazi kanjye nakarangije nanjye ndatashye, ukaba utasaba uwo muntu serivisi ngo azapfa yiguhaye. Wamubwira ikintu akagutaruka. Bavandimwe, ntabwo ari amategeko azadukiza, tuzakizwa n'urukundo. Ese amategeko ukurikiza wongeraho urukundo? Ushobora gusenga udakunda Imana,
ugasenga ngo wigaragaze, ugasenga ko iwanyu babigutoje, ugasenga ngo ujijishe. Hari n'abantu burya bakora ibyaha binini bikomeye ariko barangiza bagasenga. Abajya gusambana bafite Bibiliya bariho. Umunsi umwe ngo umuntu yigeze kujya guhazwa mu kiliziya, ageze hafi imbere ya ritari akura mu mufuka ashaka mushwari, hanyuma agakingirizo karatakara. None se abajya mu kiliziya bafite izo gahunda ni bangahe? Bavandimwe, ntabwo ari ibitambo nshaka, ni impuhwe. Ibyo ni Yezu bivuze. Kurikira Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, kandi umenye ko itegeko ry'ukuri rya mbere ni itegeko ry'urukundo. Umwana w'umuntu rero iyo tumukurikiye, ndavuga Yezu, turigenga pe. Nibyo abatagatifu bagiye batwigisha. Mama Teresa w'Ikalikuta ajya avuga ngo Yezu ndamubona mu muferege. Aho bajugunye umwana bamuhamagaye bati ari mu misa, ageze muri konsekarasi ati umwana bamujugunye mu muferege, yarirukaga ajya gutoragura wa mwana, iyo agakomerezayo misa ye. Abantu nka Jean Vanier bagiye bita ku bantu, abana bafite ubumuga, akenshi babyukaga mu gicuku cya kare bagasenga, ariko ubuzima bwabo bwose bukaba kwitanga. Ntabwo bagira amasaha y'akazi, ariko hari umuntu uzabwira uti nkorera iki, ati isaha yageze, nuvana umucanshuro. Hari abacanshuro rero ariko birirwa basenga bavuga amasengesho, ariko dusabe Nyagasani kugira ngo tube abana b'Imana bafite ubwigenge, badaca imanza zirebeye inyuma, kuko nibyo abafarisayi babonye. Bacira Dawudi urubanza bati uriya muntu wagiye mbese iyo Yezu avuga ati mucire Dawudi urubanza, ariko ngo ati uriya ntakwiye ijuru. Ariko Yezu arababwiye ati ntimwasomye uko Dawudi yabigenje igihe yari ashonje. Hari igihe dusoma ibyanditswe ntitubyumve. Abafarisayi bahoraga bashonda Yezu, bashonda abigishwa be, babaciraho iteka. Dore mumamfuje ingano, murariye, muri ibisambo. Nyamara ntibazi ko Yezu yaje kutwigisha itegeko ry'urukundo risumba kure aya mategeko yose abafarisayi bari bazi. Yari yanditswe mu gitabo cy'amategeko. Ngibyo rero ibyo Yezu ababwira, hanyuma ariko si mpamya ko babyumva, kuko barasoma ariko ntibasobanukirwe. Nyagasani aguye gusobanukirwa n'icyo yifuza, icyo ashaka ni impuhwe, si ibitambo. Akumurikire kandi umugisha we uguhoreho, urakabaho. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.